Amahoro y'Imana abane nawe inshuti y'umusaraba dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Nkwifurije umwaka mushya muhire wa 2026. Ni umwaka Imana igomba kubana nawe mu buryo budasanzwe. Murihangana nkoze ikiganiro hatabona, ariko kandi byari ngombwa ko ntambutsa izi message mpawe mu gihe nari maze kuryama. Hari ibyo umwuka anganirije kandi numva nkwiriye kubyuka nkabanza nkabiganiraho namwe, nkabaha ubutumwa, nkaguha ubutumwa bwawe 2026. Turashimira Imana, ariko kandi nyemerera tubanze dusenge dushima, kuko Uwiteka yabanye nawe mu buryo bukomeye cyane. Uwiteka yabanye nawe mu buryo utabasha gusobanura, ariko igisobanuro kirahari ushingiye ku by'Imana yakoze ku buzima bwawe. Yakoze imirimo itangaje itarondoreka, kandi yakoze iby'imbaraga n'iby'imbaraga. Reka dushime Imana ko yabanye n'ubugingo bwawe. Ibyaguhize byari byinshi, ibyari kukugirira nabi byari byinshi, ariko Kristo yabanye nawe mu buryo budasanzwe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kubw'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, icyubahiro ndetse no kunesha nibibi byawe none n'iteka ryose. Warinze bene data, wabanye na buri muntu wese kuva mu kwezi kwa mbere 2025 kugeza mu kwa 12. Ubu tuvugana turi mu kwezi kwa mbere, ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2026. Hari benshi bumvaga batazahageza kubera ibitero bari bafite, ariko kubw'amasengesho y'abera, kubw'imbaraga z'Imana n'uburinzi n'amasezerano twahawe ko tuzarindwa n'ukuboko kwawe, waraturinze Mana. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mubyeyi yaragushimiye, abagabo baragushimiye, abana bato baragushimiye, abapapa baragushimiye, abasaza n'abakecuru baragushimiye. Izina ryawe nirihimbazwe, nirihabwe icyubahiro, nirishyirwe hejuru mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze kumvise isengesho ryacu mu mbaraga z'umwuka wera. Amen. Nakabaye nkora iki kiganiro biri audio, ariko ni byiza ko tuvuga turi kumwe namwe, turebana amaso ku maso. Mukuri Imana iganiye nanjye, kandi nubwo hatabona, ariko ndatekereza ko ijwi riraza kumvikana cyane. Imana iranganirije, irambwira ngo mbwire abantu bayo basanzwe bumva ubutumwa dutambutsa bakatwizereramo, bakizera ko ari Imana idutuma, kuko hari n'abatizera ko Imana idutuma, bakumva ari ibyo gupfa kumva gusa, ariko bikaza kurangira ibyo twahanuye bisohoye, byasohora bakabona kwemera. Abo nabo babaho, ni ba Tomasi, bemera babonye. Ariko kandi Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwizera atarabona, hahirwa uwemera atarabona ibyo yemera. Mbese ubuzima bw'abera buba mu kwizera, kandi kwizera kwacu kuri muri Kristo Yesu. Ni wowe kwizerwa, ni umunyebambe, ni umunyembaraga. Bene data, benshi bagiye batangaza ko uyu mwaka ni umwaka ngo w'umugisha, ngo ni umwaka ngo wo guhabwa mu buryo budasanzwe. Ariko ayo ni amarangamutima nyine y'abantu, nuko abantu biyumva mu mitima. Ariko hari n'Imana ibivuga ku mwaka. Hari icyo abantu batekereza, hari icyo abantu bibwira, hari ibyo abantu bumva n'amatwi yabo, bitewe n'amarangamutima y'uko umuntu yahaze, cyangwa se umuntu yanyoye akumva aranezerewe agahita bitwerera umwaka wose. Ariko siko bimeze mu mwuka. Nshuti yanjye, ndagusaba gusenga, wowe wumva ijwi ry'Imana, n'uyoborwa n'amarangamutima nawe ntacyo bitwaye. Ariko mu by'ukuri jyewe nabwiwe ko ari umwaka wo kwegera Imana mu buryo budasanzwe. Ni umwaka wo kubana n'Imana,
ni umwaka wo kwegera Kristo mu buryo bukomeye cyane, kuko hazagenda habamo ibintu by'ibibazo bidasanzwe, kandi harimo pressure idasanzwe y'abadayimoni bagiye guteza abantu, abatunzi n'abadatunze. Amahoro yo mu mitima agiye kubura ku bantu benshi. Kubera iki? Umwuka yambwiye ngo abantu bataye ibihe byo kubana n'Imana, ngo none rero ngo Satani agiye kunyaga abantu amahoro, ni ukubanyaga ibyo bari bafite. Kunyagwa ni uko umuntu akwaka icyo wari ufite. Amahoro agiye kuba make mu mitima y'abantu, amahoro agiye kubura mu mitima y'abantu. Ubwo iyo mvuga ndavuga muri bwa buryo buri spiritual. Imana rero ikurengere, kuko ni ubutumwa mpawe ngo nkubwire kuri izi tariki ebyiri. Imana ikwiteho, Imana ikurwanirire, Imana igutsindishirize, Imana ikuneshereze, Imana ibane n'ubugingo bwawe, Imana ibane n'ubuzima bwawe, Imana ikurwanirire intambara uzi ndetse n'izo utazi. Ni ibihe abantu bambuwe amahoro. Nutegera Imana uramburwa amahoro yo mu mutima. Uri butunge miliyoni, utunge ayo madolari, ariko uburi bitotsi. Satani akubuza ibitotsi. Kandi mu by'ukuri abakire benshi bagiye bapfa, mbere y'uko bapfa bagiye batangaza ko burya icyihutirwa atari ubutunzi, ahubwo icyihutirwa ari ukwita ku buzima, ndetse kandi ubwo buzima ntiwabwita utabifashijwemo n'Imana. Uwiteka Imana ikugirire neza, kandi Kristo wapfuye akazuka aguhe kumva ibyo numva uko ndi kubyumva, kandi umwuka wera akuganirize bidasanzwe. Icya kabiri nabwiwe umwuka w'Imana yambwiwe ngo ubushomeri bugiye kwiyongera cyane mu bantu, kubera ko abantu benshi bagiye kwikunda mu buryo budasanzwe, ku buryo gusaranganya n'abandi bigiye kuba ikibazo. Buri wese agiye kwikubira. Nabonye habaho kwikunda mu buryo buremereye cyane, abantu barikunda cyane mu buryo budasanzwe. Ijuru rirambwira ngo woweho muntu w'Imana wige kubiba nanone, kandi wige kubiba, wige kubana n'Imana ubiba mu Mana. Ubibe utitaye ku magambo y'abantu, ubibe utitaye uko abantu baguteranije, ubibe utitaye, ubibe biba mu Mana, kuko Imana irashaka ko abantu babiba. Imana irashaka ko abantu babiba muri kino gihe cya none, kubera ko hariho ingororano nyinshi abantu bagiye gutakaza muri uyu mwaka, ariko bari barakoreye mu gihe gitambutse, mu myaka itambutse, kubwo gucika intege. Abantu bakarekeraho kubiba mu Mana. Iyo tuvuze kubiba, ni ibyanditswe. Bibiliya iravuga ngo Imana ntinegurizwa izuru, kuko icyo umuntu abiba ari cyo azasarura. Inshuti y'umusaraba, icyo umuntu abiba nicyo asarura. Uyu mwaka ibyo urabiba nibyo urakomeza gusarura. Kandi Uwiteka yambwiye ngo muri uko kubiba, kubera ko abantu baraba bacitse intege, wowe ukazibukira, ukabasha gukora ibyo abandi bananiwe, umwuka yambwiye ngo azaproteja abawe, azaha uburinzi abawe, azaha amahoro abawe, azagendana n'abawe. Unyumve neza, si we gusa Imana izitaho, kuko witaye ku bandi, Imana nayo izakwitaho mu buryo budasanzwe. Imana itugirire neza, Imana iturengere, kandi Imana idutabara. Message ya gatatu ni ubutumwa mpawe nanone, kandi n'ubuhanuzi mpawe nanone. Imana iranyongoreye, irambwira ngo mbwire abanyamasezerano, ntabwo yananiwe gusohoza amasezerano. Reka mbabwire,
buri mwaka nibura ku by'Imana yavuganye nanjye mbamenera ibanga, iri kugenda isohozamo nibura ibintu bibiri. Haleluya. Ndasubiramo, ndi umuhamya w'uko Imana ibyo yasezeranyije abantu bayo nta wayihase ngo ibivuge, yo kuko yakwikundiye gusa ikagusezeranya. Ndagira ngo nkumenyeshe iki inshuti yanjye, mu by'Imana yavuganye nanjye ndi mu buzima bubi, ndi mu buvumo, ntagira aho mba mu gihuru. Ndagira ngo nkubwire ko Uwiteka nibura buri mwaka agenda asohozamo nibura amasezerano nibura abiri. None se urambwira gute ko Imana idasohoza amasezerano nshuti yanjye, kandi jye mbona hari ibyigenda isohoza? Reka nkubwire, Imana yigeze kuvugana nanjye mbere yuko ntanga iyi message, mburara mbwirirwa nkora amasengesho nkakomerezaho n'ay'agahato, nagira homba, ntagira ibyo kwambara, nambara ipantaro imwe, ndi mu ishuri ryayo ritangaje. Irambwira ngo Evode mwana wanjye, nza guhindura umugisha ku bantu benshi. Mu by'ukuri icyo gihe nawe bwawe ntiwari kwifuza kugendana nanjye. Irambwira ngo nzagusiga amavuta, mu gihe kizaba gikomeye uzakomeza benshi. Inshuti yanjye, nawe umurikirana waba umuhamya w'ibyo, kuko hari ibyo nawe uzi. Hari igihe uba wacitse intege wakumva ibiganiro dutambutsa n'ubutumwa dutambutsa, ugasubizwamo imbaraga. Kandi utabaye n'umuhamya, jewe hari abamu buhamya bakambwira uburyo bizereye mu isengesho iri ritoya umuntu aba yasenze hano, hanyuma bagahabwa imbaraga ndetse hakagira n'ibintu bikemuka kubwo kwizera. None se urambwira ko Imana itampinduye umugisha? Ntabwo yampaye umugisha gusa, ahubwo yampinduye umugisha. Ibyo ni ibintu bigaragarira amaso nabonye n'amaso yanjye. Uwiteka rero abagirire neza, abambike imbaraga, abane n'ubugingo bwanyu, abane n'imibereho yanyu. Rero uyu mwaka ni umwaka Imana iraza kusohoreza amasezerano nk'ikimenyetso cy'uko yavuganye nawe. Hari ibyo Imana irasohoza nk'ikimenyetso cy'uko yavuganye nawe. Inshuti yanjye, sinzi nimba unyumvise neza. N'umwaka hari abantu babanye n'Imana. Umaze igihe ubana n'Imana, umaze igihe ubana n'Umwuka Wera bidasanzwe, ariko wategereje amasezerano uraheba. Uyu mwaka nukora ibi bintu bitatu ngiye kukubwira, ndakumenyesha ko utaragera mu kwezi kwa 12 utabonye ikimenyetso cy'uko Imana ariyo yavuganye nawe. Kandi si ikimenyetso gusa, ahubwo urahabwa igihamya cy'uko Imana ariyo yavuganye nawe. Urahabwa ibuye rimwe ryo kwica Goliyati, urahabwa Samweli nk'ikihamya imbere ya Penina, urahabwa inkoni imbere y'inyanja itukura, kandi mujye munyumvira mu Giheburayo, urahabwa ubutaka nk'igihamya cyemeza imiyaga n'imiraba ko Imana iri kumwe n'ubuzima bwawe. Abwo ninda, ubu ni ubutumwa nari mpawe, ngiye kukubwira ibintu bitatu uragenderaho muri uyu mwaka kugira ngo Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza abanzi bawe nibakireba batangare. Haleluya. Icyambere nakivuze ntangira, n'umwaka wo komatana n'Imana.
uyu mwaka umfashe womatane. Komatana ni ukuvuga ngo ni ukujya mu Mana ugafatana nayo, ukinjira muri yo nayo ikaba muri wowe. Birafasha iki? Abadayimoni bahiga amasezerano, badindiza amasezerano, bica amasezerano, baraza kujya bagusatira basange womatanye n'Imana. Icya kabiri, umuntu womatanye n'Imana akwiriye kuba mu masengesho cyane. Urareka ubute n'ubunebwe. Ubuki? Urareka ubute n'ubunebwe, subira gusenga ku rufatiro. Reka kwivovota ngo iby'Imana ivuga ntabyikora. Reka kwivovota ngo abantu barabeshye. Reka kwitwara mu mwikomo ngo byagenze gutya na gutya. Amasezerano arabagarirwa, amasezerano arabagarirwa, amasezerano aruhirwa. Amasezerano, umuririmbyi yaravuze ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Urumva, iyo Imana isezeranije ibikomeresha amaraso. Hari igihamya cy'uko yagusezeranije, nuko yatanze Yesu agapfa ari umwana w'ikinege, agahambwa, akazuka, yamennye amaraso ku bwanjye nawe. Mu yandi magambo, hari igihango cy'amasezerano. Icya gatatu ari cyo cyane, ntabwo ntinda imbere yanyu, uyu mwaka principe uragenderaho. Va mu kintu kimeze nk'ikigare, va mu gahugi, va comoka mu bantu. Imana yambwiye ngo abantu bagize abandi nyambere, ariko ngo siko bikwiriye kuba bimeze. Ngo ukwiriye kongera ukegezayo abantu gato, ugacomokoka, ukongera ukicomeka mu Mana, ukabana n'Imana, ukagendana n'Imana, kuko abo muri kumwe akenshi baragukamuye. Uwiteka kugirire neza, Imana ibane nawe, kandi Imana ikurwanirire. Wumva ibyo navuze mu mwuka, umwuka yatuganirije. Nshuti yanjye, Imana ikwiteho, Imana ikugirire neza, Imana ikugirire ibambe. Wasezeranijwe n'Imana urugo. Uyu mwaka nugendera kuri izi principe, uraza kubonamo iby'Imana yavuze. Umaze igihe nta rubyaro, uraza kubona urubyaro. Umaze igihe urwaye, uraza gukira. Umaze igihe ushomereye, uraza kubona akazi abandi bakabuze. Umaze igihe ubona mano zidafashe ziza nka Salomo, uraza kubona ko Imana igira na mano izo yahaye Abisirayeli na n'ubu ikizitanga mu butayu. Nta shuti nzima ugira, wasengeye inshuti nzima, Uwiteka araza kukwereka ko hakiriho abantu. Indyarya ziragenda, Imana iraza kukwereka ko hakiriho abantu. Hanyuma umaze igihe kinini utakamba ngo Imana iguhe igikundiro mu bantu. Umwuka w'icyangiro warakwatatse, umuntu wese muvuganye iminsi ibiri aba yagiye. Data araza kuguha igikundiro kidasanzwe. Uraza gukundwa nawe, uraza kugira igikundiro nawe. Haleluya. Umaze igihe kinini wifuza umwuka wera kandi waramusezeranijwe. Uraza kuzuzwa muri uyu mwaka, uraza kuganira n'Imana. Umaze igihe kinini ushaka kumva ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana
ntabwo ukiryumva, data araza kukumvisha ku ijwi rye, araza kuganira n'ubuzima bwawe. Reka turirimbane igitero kimwe cy'indirimbo kivuga ngo wowe mutima urira ngwino kwa Yesu. Ni umwaka nafashe decision, uko nari nsanzwe mbana nayo biraza kwisumburaho, ndashaka kubana nayo mu bundi buryo budasanzwe, ndashaka kwegerana nayo nanone, tukegerana neza, tukomatana, tukaganira, tukagirana ibihe byiza. Abantu bajya bagirana ibihe byiza n'abandi, abantu bajya baganira n'abandi, ibiganiro bikaryoha bikagenda neza. Ndashaka kukubwira ko nafashe umwanzuro nkimara kumva iyi message, ibintu Imana iraza gukora muri uyu mwaka biratangaje. Kandi ubwo navuze mu gihe urayo cyinshi, ataraza kuguha ibuye rimwe ryo kwica Goliyati, kuko David ntiyarakeneye ibintu byinshi, yarakeneye igihamya kimwe kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro muri Isirayeli imbere ya Sawuli. Dawidi yica Goliyati, kandi Dawidi byamugize icyamamare cyane. Imana iraza gukora ikintu gimwe kiraza kwemeza abantu ko imbaraga z'Imana ziri ku buzima bwawe. Kandi bamwe muri mwe nubwo mwirengagiza, mufite ibihamya by'iby'Imana yakoze, mufite ibihamya by'iby'Imana yakoreye ubuzima bwanyu, mufite ibihamya by'iby'Imana yagaragaje imbere y'ababisha bawe. Inshuti yanjye, nta muhwe barozi bakugiriye muri uyu mwaka urangije, unabimenye ko no muri uyu ntazo bagufitiye. Imana ikugirire neza, Imana ikwambika imbaraga, iguhe kwibuka aho wavuye, iguhe kwibuka utagira n'urwara rwo kwishima, iguhe kwibuka ko wowe kuba ufite niyo fondasiyo yo kubuhumeka, abandi byararangiye. Waherekeje benshi i Rusororo n'i Nyamirambo, waherekeje benshi, wowe urataha, bo basigara mu irimbi. Nshuti yanjye, ubizibuka ibyo, urebe ibiz'Imana yakoze, birakomeye, birakomeye cyane. Reka kwiyobagiza, reka kwirengagiza, reka nshuti yanjye, reka kwirengagiza imirimo haleluya, reka kwirengagiza imirimo Imana yakoze. Imana yakoze iby'imbaraga, Imana yakoze ibidasanzwe, Imana yakoze iby'ububasha, Imana yakoze iby'ubushobozi. Haleluya. Mama, Imana yarakurinze, ujya kwa muganga urataha, hirya yaho wari uryamye n'icyo gitanda wabyariyeho hari abantu bakibyariyeho ntibatahana abana, we watahanye umwana. Nawe watashye nta mwana, wibuke ko hari abari baryamye hirya yawe bahwanye n'abana babo, bagenda ari bazima n'abana bakina mu nda, ariko bataha muri za sereke. Ubwo se nta bintu Imana yakoze, nta burinzi yaguhaye? Inshuti yanjye, garuka ku Mana, ongera wizere Imana, ongera ubane n'Imana, ongera ukonektane n'Imana, ongera uvugane n'Imana, ongera uyigirire icyizere. Va kubakubwira ngo tubimazemo imyaka 40, ngo twakijijwe muri 30, ngo twakejejwe muri 90, ngo none ngo Imana yaradusebe. Reka nkubwire, seba wenyine. Imana igira neza, Imana ni nyakwizerwa, Imana ni nyembaraga. Pfapfana wenyine, ariko nawe ubishatse wabizuka ukamamaza ishimwe giyaguhamagaye. Bibiliya ivuga ngo mu bihe byose muhore mushima. Ninde wabaroze gutuka Imana mu gihe gisa n'iki ngiki kimeruka, mu gihe twakaburiye abantu? Bakozi b'Imana mwabivuyemo, mwagiye kunywa inzoga, abandi mufite abagore barenze 1, 2, 3. Ninde wabatumye ibyo? Ese ni wo muhamagaro? Oya, ntibikabeho. Bibiliya iravuga ngo mwabagaratiya b'abapfapfa mwe, ninde wabaroze? Ninde wakubwiye ko abashumba bose bapfuye? Ninde wakubwiye ko abahanuzi bose bashize? Ninde wakubeshye ku ijambo ry'Imana ritakivugwa? Ninde wakubeshye ko ari uwarwanya Imana ngo ayishobore?
ninde wakubeshye ko ibyo umuntu avuze ari byo asohoza? Ninde wakubwiye ko imigambi ya Satani igipfa gusohora gutyo gusa abantu batarangaye, keretse iyo abantu barangaye? Ninde uguteye gutera Imana umugongo? Ibuka ubutayu wabayemo, ibuka amasengesho, utarajya muri Canada, utarajya Australia, utarajya Belgique, utarajya mu Bufaransa, utaragera muri Oman, utaragera muri Dubai. Ibuka amasengesho wasengaga uburara ushonje, Imana ikavuga ngo nzagufukurira akariba. Iserifati kakamye, nzagufukurira kandi kariba. None ubonye aho unywera, utunze amakwaca, utunze amayero, utunze amadolari, urahembwa mu madina. Nibwo ugiye kutuka Imana? Nibwo ugiye kubona ko Imana idakora? Oya, sigaho. Imana ivugana natwe niyo kwizerwa. Ibyo yavuze no kubikora, idola sipa ano, izabikora. Kandi hari n'ibyo yakoze, ibirupima si byo wapimaga, ukungana siko wanganaga, abagusuhuza si bo bagusuhuzaga. Itonde, Imana yarakuzamuye ariko yanakumanura. Ni umwaka wo kubabwiza ukuri, ni umwaka wo kuvugisha ukuri, ni umwaka wo kuvuga ibyo abantu batinye, n'ibyo tumaze igihe tutavuga dukwiriye kubivuga. Niba uri mu gisata cy'iyobokamana, ukaba utajya mu bapfumu, ukaba utizereye mu barozi, nabonye n'abarokore bizerera mu miti y'abapfumu bakizerera no mu Mana. Ibyo ntibikunda. Gushakishiriza habiri, ikirumira habiri. Ntabwo muri uyu mwaka Imana irabana na. Hari aho uragera ugakenera Imana kandi warisize imiti y'abadayimoni. Hari aho uragera ugakenera Imana kuko hejuru y'izo mbaraga z'abakonikoni hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'abami n'ibikomangoma hari imbaraga z'Imana. Oh, haleluya! Twabonye abantu bavuga ibyo bavuze ntibabikora. Twabonye abantu bagambirira guhitana itorero, guhitana abera, guhitana abantu b'Imana, ariko birabananira. Ibibazo biba byinshi, ntambara ziba nyinshi, nabo bakenera Imana, basigara bari gupfukama bavuga ko bakeneye Imana. Iyo batutse barayikenera, iyo usebye uzayikenera. Uragenda ubwira abantu ngo Imana ntikora. Nta soni, Imana ntikora. Imana ntikora se ni so wanyu ukora? Imana ntikora se bene wanyu bakaba ari bo bakora? Ariko mwabayemo Gapita aha bayedakazi akanabahemba. None Imana yaturemye ikaduha Yesu Kristo, agapfa akazuka, akaba yarabambwe ku musaraba, akava amaraso angana kuri agaterwa imisumari. Imana izakwima kawunga? Imana izakwima ubugari? Koko kwe Imana izakwima imyambaro ngo iyambare se, ngo ibirye se? Ngo Imana ngo yakwimye umugabo, yakwimye umugabo? Wowe isuzume, iyo kamere yawe niyo gushaka, umujinya ugira ni uwo gushaka, uburyo usubiza uri uwo gushaka kwera. Karande zikuzuyeho wazishaka nute? Uratuka abapasitori, uratuka abahanuzi, uratuka abantu b'Imana, wuzuyeho imivumo icyayose, uraca imanza utari umucamanza. Urashaka ute se? Biragenda bite? Nshuti zanjye, mwakwinira mukisuzuma, mwasanga bamwe muri mwe ari mwe mwadindije amasezerano. Mwasanga aho ngo ujye gusenga utaramiye ku bantu b'Imana, utaramiye ku baguye, utaramiye ku bantu b'Imana. Amasezerano yose umuririmbyi yaravuze ngo uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso. Umunota umwe reka ngusenge, reka amatiku, reka utugambo twinshi uri kudondobekanya, ibyo byiborere. Ba mu mwanya wo gusenga, ba mu mwanya wo kubana n'Imana. Naganiriye nayo, ifite gahunda yo gutabara abantu, ifite gahunda yo kwemeza abadayimoni, ifite gahunda yo kwerekana ko niyo yatsindiye isoko ryo gukora ibitangaza. Reka ibyo bintu rero urimo, izere kano kanya. Mana, mu izina rya Yesu, urashoboye, uri umutsinzi, uri umunyembaraga.
ndasengera uyu muntu ugiye kuba muri uyu mwuka wawe nuko utanze impanuro. Ndagushimiye ko ugiye kumwereka ikimenyetso cy'ibyiza, uko ugenderera abandi. Twese ntudusige kuko turagukeneye, ntabwo turageraho tutagukenera, turagukeneye cyane. Aba bakobwa baragukeneye, aba babyeyi baragukeneye, abana bato baragukeneye, abasaza baragukeneye, abakomeye baragukeneye, aboroheje baragukeneye, abapresidenti baragukeneye, abaminisita baragukeneye, inzego zose nta rwego rutagukeneye. N'ababyirengagiza babyirengagiza babizi ko bagukeneye, kuko ntaho bagura umwuka wo guhumeka. Ndagushimye rero kuko wumvise iri sengesho, iki kiganiro n'ubu butumwa uba ari wo buherekeza mu izina rya Yesu Kristo. Iyi video nubwo itagaragara, ijwi ryawe rivugane n'abantu baryumve, kuko hari benshi batumva ijwi ryawe bikabagiraho ingaruka. Ndagushimiye rero ko wumvise gusenga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom. Imana iguhe umugisha, Imana ibane nawe, Imana igukomereze.